wisanze ufite imbunda nawe ugiye kurasana kuko nzi mu makuru nashakishije kuri mwebwe nzi ko mwakoze active mwisanze muri active combat cyangwa se ku rugamba byari bikumereye biti icyo gihe imbere ya byose ndashimira ubuyobozi bwacu kwanza ubuyobozi bwacu bufite uko bwadutoje izo ndangagaciro z'ibyo twakoraga noneho mu kudutoza kutwereka target y'ibyo turwanirira ntabwo wiyumvaga ngo ube wagira ubwoba utaragera ku cyo ugomba kugeraho washoboraga no kubona mugenzi wawe arashwe aho kugira ngo bigutere ubwoba bw'uko arashwe ahubwo bikagutera akanyabugabo ko kuvuga ngo uyu niba arashwe ngomba kumuhorera ukarwana kugira ngo uhorere uguye cyangwa ugere ku cyo yakagezeho akaba wenda wasigaye aho ngaho promotion twazibonaga kimwe n'abasaza bacu mbega ibikorwa byose twabikoraga kimwe tubwire nk'izindi ndangagaciro nk'ebyiri cyangwa eshatu mwatojwe zaba zicontributinga cyangwa se zitugejeje aho turi uyu munsi indangagaciro ya mbere ni ugukunda igihugu iya kabiri ni ugukunda igihugu iya gatatu ni ugukunda igihugu ariko hakabamo no kumvira ubuyobozi bukuyobora navuga wenda ko nakuyemo combat ngasigarana imyenda isanzwe ariko umutima wanjye ntabwo wari tayarize